ni ukuvuga ngo ikintu nshimye cya mbere nshimiye ubuvugizi bw'abanyamakuru. Icya kabiri nshimiye Perezida wa Repubulika gusigasira abanyarwanda mu mikorere. Ni ukuvuga ngo perezida ahantu hose ari abyumve, ndamushimiye. Aba babyeyi baduhereza akazi tugakora akazi, aba babyeyi bishyuraga ahangaha, ubwo rero bari bavuye mu bintu bitumvikana. Perezida ashimwe kubera ko basubije ku murongo, basubiye mu maseta bakoreragamo, bagiye gutuma abana babona uburyo bajya kwiga, kuko ababyeyi bari bagiye kujagarara cyane. Ababyeyi bari bagiye kujagarara, amaseta bari bavuyemo atarageza kwishyurwa, bagiye mu rindi soko abakiriya bari bagiye kubabura. Ariko ni ukuvuga ngo ibintu bibaye, Imana ishimwe, nabo ubwabo ntibari kumva ibyabaye, niyo mpamvu ubona bishimye. Urakoze cyane. Twagiye. Yego. Ndagufashe ntacyo. Njye nkwereyeho ngushimira rwose ibyo ukoze nibyo. Uri umugabo twemere rwose. Shimira n'ubuyobozi bukoze bino bintu dore abantu kwari kwababaye. Otamone zaje zabuze n'ndeze zagarutse mu kazi rwose. Abantu barabafashe kunda ko Imana ishimwe. Turagushimira dore uri umugabo rwose. Asante sana. Yego. Nanjye reka mvuge. Ndi umubyeyi. Twacuruzaga ibitonore n'amashaza. Umva Imana ihabwa icyubahiro. Twagarutse mu isoko ryacu, mbese ubu ngubu twari twatagangaye, twacururizaga ahantu hameze nko mu butayu, ariko ubu twageze iwacu amahoro. Umva sinabona ukuntu nabivuga. Abakiriya bacu twababonye bagarutse, bagaruke, mbese sinabona ukuntu nabivuga. Twacururizaga ibitonore n'amashaza, ahangaha niho hacu, mbese ubu ngubu tumeze neza. Tumvishe uko nasarayo, nabyinnye, mbese ubu ntabwo wabibara. Abana banjye ubu bagiye kujya ku ishuri neza ku gihe, mitiwere, ubu twari twangaye. Twari turi hano hepfo mu buhungiro, aho twahungiye kuvera ku wa gatandatu. Noneho Imana tukayisenga ngo Mana watugaruye hano mu kibuga cyacu cya Nkundamahoro. Twavuga kujya mu cyafi ngo bazaduteza amasatani yose. Abagiye babotesheje izuba, hari umugore uhari uvuga ngo iyo twibasha tukajya yari kuzadukorera ubugome, ariko Imana yonyine yarahabaye. Twari hano hirya mu kanya hano hepfo, baraduhamagara ati Nkundamahoro barayifunguye. Papi, Imana niyo tuzanya ati muzane ibishyimbo, dore ngibi ibishyimbo ngibi byahageze. Ibishyimbo nibyo bije mu mwanya wa mbere, turaserebuye, dushima Imana, turanayishimiye ntako tutagize. Reka dutere haleluya abantu bishimye. Umva ni haleluya y'umurambarara ariko. Ibi ni ibyishimo bisaga imitima nyuma yo kujya mu butayu nko mugenzi wanjye yabivuze. Twari twarataraye, abantu benshi yaramarira menshi ayo bariraga munsi ku bitanda, kuri matera, bibaza ejo abana bazajya ku ishuri gute, bibaza minerivare aho zizaturuka, bibaza uko bazishyura amazu. Abenshi tuba mu bukode, abandi ibicuruzwa byabo ducuruza ibintu bibora, dore ngibi byaraboze bimwe tubura uko tubigenza, twibazaga bimeze gute. Ariko uyu munsi ibi biravuga ngo siko bizaba. Ibyo ni ijambo ry'Imana, bamutegereza ngo siko bizaba, bamutegereza Imana ngo keretse abantu baba mu masezerano nibo bazakora n'iki. Turashimira Imana uyu munsi ko biri ijuru iratabaye. Kandi twari tubabaye, twarahombye, ariko ibihombo tuma muri iyi minsi tugize bisimbujwe n'ibyishimo ko tugarutse mu rugo. Twabyinnye cyane, twagiye tubona ibintu bitwituyeho bidutunguye. Ubu twarahombye kuva biriya bintu byatangira, nta n'amafaranga atanu ndakorera mu kibuga. Duhungira hano hepfo ahantu ho mu myanda, tubyuka twambaye neza, tukagaruka twahindutse nk'amayibobo. Mwababyeyi, umuntu wakoze iki gikorwa
uwiteka muha umugisha ni ukuri twari tubabaye mu cyahafi bari baduteze uwavuye hano yaratubwiye ngo tujye mu cyahafi twanga kujyayo barangije bari baduteze amaso ngo tuzajyayo ahari yo tujyayo abo bagaraguye twebwe bari kudugaragura ishuri 1000 ikintu dubanje gushimira uwiteka Imana n'uwakoze iki kintu n'umubyeyi wacu Perezida Kagame uwiteka muha umugisha azahora murinze Imana yohereza abamarayika imugote kuko hatabaye we ibingi ntago byashoboka Jema Imana icyubahiro Imana icyubahiro Imana nibyumve ko nyihaye icyubahiro nuko Imana turagushimiye kubera ko twitayeho kandi ushimwe uyimbazwe ukomeze uturindire n'urubyiruko n'abayobozi n'ababyeyi bacu udushigikire ikindi duha amafaranga yacu amafaranga yacu muhumure amafaranga yacu agiye kuza abantu bahombye ndagira ngo mbabwire ngo muhumure Yesu arahari. Wabuze umuntu uvuga ko yabuze icyo gukora cyangwa uri umwe muri abo reka nkurangire Umuhuza Business and Training Center UBTC ishuri rikwigisha mu byo bakwigisha harimo patisserie ndetse na boulangerie bakakwigisha gukora amasabune n'amavuta bakwigisha kandi multimedia harimo journalisme gukamera ndetse no kweditinga hamwe no gukora filme banakwigisha kandi photography, graphic design, gukoresha social media zitandukanye harimo kwigisha abantu uko bakoresha YouTube channel, ibijyanye na bariste, birimo gukora ikawa, ice cream ndetse n'ibindi. Mu Muhuza Business and Training Center wabahamagara 0782 43 34 35 cyangwa se 0782792187 ngwino uhahe ubumenyi unahabwa amahirwe yo kububyaza umusaruro. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wese mu gukurikira Papi Empire TV ndizera ko aho muri mu bice bitandukanye mukomeje kugubwa neza abadukurikiye bari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba iburengera bwaryo bari mu mujyi wa Kigali namwe mbateye akamo nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane tariki 8 z'ukwa 8 2026 nibwo twari turi aha ku Nkundamahoro hari ikibazo cy'abaturage bari bafite agahinda kenshi bari batewe nuko ngo babyutse baje mu kazi bisanzwe bagasanga hamaze kwegekwaho imiryango umutekano wakajijwe hari abanyerondo hari daso ndetse na police nta wemerewe kuba yaza muri izi nyubako z'Inkundamahoro mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ariko ntagera kuri uyu wa kabiri rikansubire kwa gatandatu basabaga ko bakagombye gufungurirwa bagakuramo ibicuruzwa byabo bagashaka aho berekeza abandi batikirimo gukorwa ni igikomisiyoneri cyo gushakira isoko ryubatswe n'ubuyobozi rigashyirwa mu cyahafi ritagira parikingi akaba ari rito mu gihe iyi nyubako y'Inkundamahoro icamo ibihumbi 5 bisaga by'abaturage bahashakira ubuzima umunsi ku wundi abaturage basaga ibihumbi 5 natangazo begeze baduha ejo baraje baradufungisha tugira ngo nuko ari umunsi w'umuganura turafunga turataha mu gitondo tuje gucuruza dusanga bafunze ahangaha ibintu byacu biri gupfira mu mabutu abafite ibintu byangirika abafite ibintu bipfa batubabariye nibura bakadufungura tugakuramo ibyacu tukabasigira nayo masoko yabo noneho niba ari no kugenda tukanabizunguza na mu muhanda wenda naho no mu muhanda nawo baragenda badukubita ko turi gucururiza mu muhanda ibi ni ibiki koko nta kandi kazi dufite akana karengane umunyarwanda nta gaciro bari kumuhereza je ikintu nasaba namutse nanahuye n'umuntu wo kunkorera ubuvugizi ngabona ubushobozi bwo gura na Republika na Perezida wa Republika ikintu namubwira cyo nuko yanyura muri aba bayobozi amakosa yose afite abayobozi umuturage nta kosa afite mukabanyuramo nimushake muzana bafunge ko nta nicyo batumariye umunyarwanda nta gaciro ari guhabwa isa tuvugana kuko twe dukora twariye twe turya uko twakoze aba banyerondo bari kutwirukana badukumira ibyo bintu babibwiye perezida ngamenye akarengana umunyarwanda ari gukorera mu gihugu so umuntu wazanye imodoka y'inyanya ari kwirirwa yizungazunza bari kwijyana hari abakabirukankana umva njyewe ndabivuze ku kinyamakuru nibashake bamfunge ndare muri gereza ariko ndabivuze muzamenye ikintu nazize nkorera mu Nkundamahoro ariko nturuka mu karere ka Kamonyi nazindutse ronje gucuruza sangana n'impiste voka nyinshi zahiye n'imineke
nari mfitemo nk'amabuta 3 yose none yahiye, none yose aratakaye kubera ko mbuze uko mbicuruza kubera ko nsanze bafunze. Baraturenganya rwose, dukeneye kurenganurwa, mudukorera ubuvugizi. Ari amatike dutegesha tuvuye mu karere ka Kamonyi, ntegesha 90 ku kwezi. Ariko muri iyi minsi kubera ko naragujije banke, ntago nzabona amafaranga yo kwishyura. Urumva ko abana banjye ntazabona amafaranga yo kubarihirira ngo basubire ku ishuri. Mwatubariza rero abayobozi impamvu bahora badukokora ibi bintu ku buryo duhura n'igihombo kingana gutya batarabitumenyesheje, cyangwa nabaye amafaranga birirwa batwaka tutaza ahantu bajyana bakatubwira ahantu bayajyana, iyo suku nayo bakoresha ahubwo yabashyira mu mufuka wabo. Reba amarira ari aha ngaha, ntibiteye agahinda. Hari igihe twebwe tubyitegeza tukavuga ibintu bibera mu isi Imana irabizi. Niba mwebwe mutaturenganuye mwebwe ubwanyu nk'abanyamakuru, oya mwiseka biteye agahinda, biteye agahinda. Reba abaturage bari aha ngaha, baba basize imiryango ifungiranye, abandi baba basize abaturage ngo muturebere. Amashuri agiye gutangira, none amafaranga ya Minerval arava hehe? Umwana najya kwiba ngo ni igisambo. Ibintu byose barimo barabizamura buri munsi buri minsi, mituweli biki n'ibiki. Ese nkamwe b'abanyamakuru mubona nabo bayobozi baduhagarariye mutuvuganira iki? Ese iki gihugu tubamo ntacyo tumaze, twe turi inzererezi se? Nibakituvanemo batujyana ahandi. K'abantu bariye Karungu habaye nk'iyi bake ko ifunguye kandi nayo iri mu nyubako y'inkunda mahoro, yo ntabwo iri muri uwo mwanda bavuga batumye badufungira. Twebwe batubabare basi tugakuramo ibyacu, ayo twishyuye iseta basi agende tuyahombe, ariko badufashe dukuremo ibintu byacu birimo. Njye nuko numva bimeze. Urugero harimo abantu bafite nk'imbuto zipfa, tuvuge yenda nk'umuntu ushobora kuba yaturukije nka watermelon nko muri Tanzania zizanye hano mu kibuga. Watermelon imaze iminsi 3 mu modoka cyangwa iminsi 2 iba yapfuye yahindutse amazi. Ase nk'izo miliyoni ya show yagiye guhomba, ibyo bintu byibura leta irabizi yo hejuru. Numva ari ikibazo kiri mu buyobozi bwo hasi, ari abantu babatumye kugira ngo yenda bashaka abakira baberekeze nyine muri iryo soko bari kuberekezamo. Ariko ikibazo nanone ibyo banabikoze, ariko byibura bakavuga ati integuza abantu tubateguje bingana iki, ibyo bintu bikaba bizwi na leta n'abanyamakuru nkamwe mukanabimenya. Kavuga ati ibyo bintu byarabaye turabizi, iryo soko ryubatswe turizi, tugiye kuryimukira, abaturage bimukiremo, tubahaye igihe cyo gucuruza iki gihe n'iki ngiki. Yenda umva iryo soko muzarikwirwamo. Nje mvuyeyo nona no kuvuga ngo iryo soko ukuntu rimeze, n'imodoka z'inyanya zaparitse hasi, size polisi iri kuzandikira ko zaparitse ku muhanda. Nta parikingi zigira, nta hantu bapakururira imari. None mwimbere ninjiyemo baza amakuru neza, ukuvuga ngo bayishyura ngo iseti 15,000, ariko uri no kubaha 5 ngo ndi nguzabu yaza. Urumva rero nje mvuyeyo rwose, dore na nimero y'umuntu twaye turi kuvugana waho, ubu namuhamagara ukamwumva. Igikomisiyoneri kiri gukora akazi, ahubwo n'ubu wageze wakumva uburyo kirimo neza. Iherezo rizabiri igihombo tuzaterwa n'ubwo buyobozi bw'inkunda mahoro, tuzabyishyurwa nande cyangwa se tuzabibariza he? Nyuma y'ikibazo cyagaragajwe na bamwe mu bacuruzi, abandi bifashe ku munwa kubwo kumirwa, uyu munsi bwakeye ari akadiho. Nyuma y'icyemezo cyafashwe n'ubusanzwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukaza bukabakingurira, nagannye aho bavugaga ko hari isuku nkeya. Kuri ubu ibishingwe byari bihari byamaze kujyanwa, ariko noneho biba ngombwa ko bacukura bize yo hasi, basanga amakamyo yacaga kuri iyo tiyo yarayangije agendera afatana, bituma amazi amwe atutumba yishakira inzira hejuru aratoboka, kuko nta mazi yakorwamo amasuku hano, akagenda akamanuka akajya muri mazi. Ubu ngubu hagiye gushyirwamo indi tiyo nini izabasha no kwakira ibiro by'amakamyo ajya mu magaraje. Ariko nanone ikibazo gikemutse ku nkunda amahoro, n'ubu amasuku arimo gukorwa, urabona ko makaburimbo harimo gusanurwa. Ikibazo gihari gikomeye, amagaraje ari muri ino zone yose amazi afaca muri karigori akahaca, amwe arimo amavidanje n'ibindi bigateza undi mwanda. Umujyi wa Kigali
ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge mwabonye iki kibazo cy'isuku Nkundamahoro, aya mazi n'umwanda uturuka muri aya magaraje ntimwabibona, byo byakozwe hiki? So reka tureke banze mwiyumvira akanyamuneza k'abaturage. Nge nitwa Ndahiro Valens Papi, dusubire mu kanya. ni ukuvuga ngo ikintu nshimye cya mbere, nshimiye ubuvugizi bw'abanyamakuru. Icya kabiri, nshimiye Perezida wa Repubulika gusigasira abanyarwanda mu mikorere. Ni ukuvuga ngo Perezida ahantu hose ari abyumve, ndamushimiye. Aba babyeyi baduhereza akazi, tugakora akazi. Aba babyeyi bishyuraga ahangaha, ubwo rero bari bavuye mu bintu bitumvikana. Perezida ashimwe kubera ko basubije ku murongo, basubiye mu maseta bakoreragamo, bagiye gutuma abana babona uburyo bajya kwiga, kuko ababyeyi bari bagiye kujagarara cyane. Ababyeyi bari bagiye kujagarara, amaseta bari bavuyemo atarageza kwishyurwa, bagiye mu rindi soko, abakiriya bari bagiye kubabura. Ariko ni ukuvuga ngo ibintu bibaye, Imana ishimwe, nabo ubwabo ntibari kumva ibyabaye, niyo mpamvu banabishimye. Urakoze cyane. Twagiye. Yego. Ndagufasha ntacyo. Ngiye nkwereyeho ngushimira rwose ibyo ukoze n'ibyo uri umugabo twemere rwose. Shimira n'ubuyobozi bukoze bino bintu, dore abantu bari kwa babaye Watermelon zari zabuze none zagarutse mu kazi rwose. Abantu barabafashe kunda, ariko Imana ishimwe, turagushimira dore uri umugabo rwose. Asante sana. Yego nanjye reka mvuge, ndi umubyeyi twacuruzaga ibitonore n'amashaza. Umva, Imana ihabwa icyubahiro, twagarutse mu isoko ryacu. Mbese ubu ngubu twari twatagangaye, twacururizaga ahantu hameze nko mu butayu, ariko ubu twageze iwacu amahoro. Umva, sinabona ukuntu nabivuga. Abakiriya bacu twababonye bagarutse, bagaruke. Mbese sinabona ukuntu nabivuga. Twacurizaga ibitonore n'amashaza, ahangaha niho hacu. Mbese ubu ngubu tumeze neza, simfashe uko nasarayo, nabyinnye, mbese ubu ntabwo wabibara. Abana banjye ubu bagiye kujya ku ishuri neza ku gihe, mitiwere twari twangaye. Kumwe ejo bundi kuwa gatandatu, agahinda kari kose n'amaganya ari menshi, ariko ubu turashima Imana. Imana yakoze iminsi yose kandi bihari igihe cyose. Twari turi hano hepfo mu buhungiro, aho twahungiye kuvera kuwa gatandatu. Noneho Imana tukayisenga ngo Mana watugaruye hano mu kibuga cyacu cya Nkundamahoro. Twavuga kujya mu cyafi ngo bazaduteza amasatani yose. Abagiye babotesheje izuba, hari umugore uhari uvuga ngo iyo twibasha tukajyayo ari kuzadukorera ubugome, ariko Imana yonyine yarahabaye. Twari hano hirya mu kanya, hano hepfo baraduhamagara ati Nkundamahoro barayifunguye. Papi, Imana niyo tuzanye ati muzane ibishyimbo, dore ngibi ibishyimbo ngibi byahageze. Ibishyimbo nibyo bije mu mwanya wa mbere, turaserebuye, dushima Imana, turanayishimiye ntako tutagize. Tubona na Emiri wacu nguriya twamubonye. Kubw'ibyo ubuyobozi mwabugenera ubuhe butumwa? Ubutumwa twabugenera, twavuga ngo mugende mudushimirire abayobozi bo guhera hasi kugera hejuru, no kwa Perezida Kagame byagezeyo mumudushimirire ko atekereza ku babyeyi, agatekereza ku bantu bose bashaka guteza imbere ku munyarwanda uwo ari we wese. Twarabyumvise, twishimye cyane. Ubu bana bagiye kujya kwiga na mituweli, gusubira kwiga na mituweli zitangwe rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ikora imunsi, iyo si yo Mana. Imana ikora iminsi ibiri, iyo si yo Mana. Imana ikora iminsi, iyo si yo Mana.
niyo mana we, iyo niyo mana. Imana ikora umunsi umwe ntabwo ariyo mana. Imana ikora iminsi ibiri ntabwo ariyo mana. Imana ikora iminsi yose we, iyo niyo mana. Udushimire muzehe, ati muzehe uragahora ku ngoma. Ababyeyi turagushyigikiye. Abana banjye kuva kwa gatandatu bari batararya wa mana. Yesu we, uyu munsi bari burye. Icyo nicyo nagutuma ube miyumbwirira ngo imana natwe abaturage uyobora turagushyigikiye, guma ku ngoma. Urakarama. Uwo musaza ugenda umubwire ngo urakarama urebe kuri ibi bishyimbo. Nitwa Imana ikunda abayarine. Ibintu umusaza rwose adukoreye ni igitangaza. Ubu twaherukaga kurya kwa gatanu, ariko ndakubwiye ngo uwo musaza ugenda umubwire ngo waraturebereye wa mana we, urakabaho urakarama bose aho ni Salama papi. Amahoro. Ewana, mbere na mbere dushimiye itangazamakuru. Iyo hatabitangazamakuru nta kintu twari kwijyaho. Njye nitwa Ngabonziza Eric. Ariko kugira ngo ubone aho ucururiza wabyukaga saa tanu. Urumva kugira ngo ucuruze none wagomba kubyuka ejo saa tanu. Ukagera hariya byibuze saa sita ugatenga ucururiza. Kandi dufite amaseta hano. Niyo bazi inzingana gutya kuyikuramwo abantu ukabajyana mwa kariya kantu kangana kuriya. Hariho nyora yica rubozo. Noneho niho wagasanzeho wa mwanda abantu bavuga ngo hano hari umwanda. Ahangaha bavuze ko hari ikibazo cy'umwanda. Hagiye gufatwa izihe ngamba kugira ngo batazongera kubafungira? Natwe ubwacu harajyaho rwacu uruhari. Nta muntu uzongera gutuma twese twishyura amaseta bikubiyemo byose. Ay'umutekano, ay'imisoro, y'ibiki byose abakubiyemo, ariko habayeho uburangare bw'iki bwo buyobozi bw'isoko. Ubwo buyobozi bw'isoko bwagahawe inama. Inama bakivugurura bakimisha mwagafu. Kuko iri soko ribitsa abantu benshi, imiryango myinshi cyane. Niba arancungira nta murimo ubi Kigali. Aha niho mpinga, nta niho nsarura, abana banjye bakiga, nanjye nkabaho. Kufunga hano rero iminsi ibiri. Naho tubu dufunze iminsi nka 70. Hano kariya kazi bari batwoherejemo. Sari imwe yakuzuza kariya kazi. Ariko ubuvugizi bw'itangazamakuru nibwo dushimira mbere na mbere. Muri abantu mani barenze. Ubuyobozi bwo nta kintu bwakora itangazamakuru itavuze. None sari umuyobozi wageze hano. Nawe. Nyeyo mutagera hano twari tuyihonyotse nyine. Hari abantu barishiye amaseta baduhabije. Nkuna mari funzwe burundu bajya kwashira kaminuza bajya ugira gute. Ari amagambo yarabaye menshi abantu bacitse urondogoro. Bavugaga ngo nguki? Nkuna mahoro barayifunze burundu. Hagiye kujyamwa amashuri. Abandi ti nyirayongo sinzi n'ibiki ngo leta yayihagaritse. Abandi ti bagiye kwahimuramo gari ngo za biro za gari zigiye gukoreramo. Nta makuru kwa dufite. Urumva batabitangaza amakuru twayoba twahwera. Muze muhatubera mani mutuvugire ibintu byose bitagenda, muze mwiza mwibariza umuturage. Umuyobozi mu mutima urumva umeze ute? Atuje byatari. Ibaze namagaye mu rugo kandi ari mu ntara. Mbabwiye ko mu nkuna maro bafunguye. Bari bamenye ko hafunzwe se? Nukuvuga ngo bari babimenye none se ibi nibyo bihaha bya Kigali. Byace kwitangaza amakuru bibazaga ati mubayeho muti. Hato natwe gusubira mu maforode bagiye bahunga amaforode, abandi hari n'abakiba, abajura kujya mu buraya, iyi nzibitse imiryango myinshi cyane. Nuvuga ngo n'abantu bagomba mbwire umanye gwemeza bite? Nukuri nagaru kubeshya. Reka ngufashe nta kibazo. Urumva umutima umeze gute? Umutima ndanezerewe. Kuko ibihombo nari maze kugira mu minsi 3, uyu wari wa 4. Rwose nukuri pe ubu ndishimye. Kuko iyi nzu tubamo itunze abantu benshi, itunze abanyarwanda benshi. Badukuye Steve ari batubwira ko batujyanye mu isoko rizatubeshaho ibihe byose kandi ritari mu muhanda. Aho bari batujyanye rero hari mu muhanda. Ejo mwari kujya kuma mukumvanga kana nka kariya bakagwiriye na ahantu twagendaga gutya ndabona hano haratuje. Aho twari turi hari haboshye. Nukuri mwakoze kutuvuganira. Murakoze. Asante sana. Ariko ntarakurekura hari ikibazo cyavuzwe cy'isuku nke byafashwe nk'intandaro yo gufunga iyi nyubako.
hagiye gukorwa iki kugira ngo iyo suku itazongera kuba nke bitazongera kubagera ingaruka z'uko mwafungirwa? isuku igomba gukorwa kuko abadukuriye barahari bareba n'ayo masuku. Twebwe iyo dutanze amafaranga haba hakubiyemo buri kimwe cyose ko tugomba kubona isuku. Niba batwishyuje amafaranga y'amaseta haba harimo buri kimwe cyose. Ntabwo umuturage nk'uyu ari ujya kwishyura isuku. Twebwe iyo twabahaye amafaranga ya suku nayo ibirimo, nicyo kintu bagomba kudufashaho. Murakoze cyane. Usare gira hano hino, igira hano hino, hano. Impamvu nkubanye ngomba kukuvugisha amahoro. Wari wababaye cyane uvuga uti ndabivuze mu itangazamakuru ninshaka nanafungwe. Nyuma yuko uvuze ya magambo hari uwigiza guhungabanya ati wavugiye ibi mu itangazamakuru? Wape ahubwo igitangaje nuko umuntu wese duhura nawe wese duri guhura haba mu isoko twari twimukiyemo barimo gucya bari kumpa amashyi bari kunshima cyane ati uri umuntu mwiza kabisa. Unabakoreye ubuvugizi bwiza bageze ku bakuru bakemura ibibazo. Uwaho ndi kunyura hose haba mu makaritsiye mu rugo ni kugira numva telefone iramamaga ati uri intwari kabisa ngo ntukajye utinya kuvuga. Kuko njye nago ntinya kuvuga kuko ikintu kimbabaje ndakivuga pe. Ubu ndatuje kuba abaturage twese turi guhumeka neza. Ibaze ko ejo bundi kwa abantu muri comment bavuze batari se ubundi uriya karimo kuvuga acuruza iki? Umugani ucuruza iki? Noneho nacuruza ubugoro, nacuruza iki? Cyangwa ngomba kuvugira abaturage. Ni benshi muri comment babivuze. Ngewe reka mbabwire pe, nkorera mwarira soko ry'imbuto niho akazi kanjye gakorerwa. Akazi kanjye rero yo hari mu mbuto bafunze, urumva ibyanjye byose biba bihagaze, biba birangiye. Bo ikindi kigeretseho ngewe reka mitiremo no kwamamaza noneho ibyo nkora. Byamamaza. Iyo mamagaye ndaguhahira umuzigo wawe ngakugezaho amahoro. Nuko uvuga ngo ahubwo unkirireho n'akanimero ku buryo ngewe niyo waba uri Gisenyi nkabiguhahira nkabikoherereza. Nitwa Fanuel Ntinyangamugayo, nta n'umuntu utazi muri iyi nyubako rwose, bose bara. Wari wababaye cyane umutima wuzuye intimba. Kuri ubu ngubu uriyumva ute? Ibaza ahantu ugenda ukakura n'ibihumbi 10 cyangwa 20. Ibaza ahantu ugenda ugakorera ibihumbi 20 cyangwa 10. Ubundi ugataha ugashyira umuryango ukarya ukumva nawe umeze neza nta n'ikibazo. Utagiye kwiroha mu biyobyabwenge. Nkanjye ni umuntu w'umusore nakagendeye mu gakungu k'urubyiruko rusanzwe, ariko ibyo sinjya mbigenderamo. Ngewe nuko nzi ko aha iyi nzu ni nk'umutima inyubako nyubaha nk'umutima rwose n'umutima w'igihugu. Gusa ikintu nababwira cyo ubuvugizi kuva babwumvise bakaba badukomoreye tukaba tugiye gusubira muri iyi nyubako. Imana ihabwa icyubahiro rwose. Gusa ngewe sinjya njya ruswa, Ndahiro Valens Papi ngomba gufatana nimero ye ahubwo hajyaba n'ikibazo ngewe ndi wa muntu ugira amakuru menshi. Ndi umucokombuzi ngewe. Nshaka ko twibera inshuti pe. Njye nshaka kuba inshuti yawe nijye muntu ugira amakuru menshi. Reka nuyavuge. Perezida mu bishyimbo. Ese muba mufite Perezida reka ngubasha biko. Bikagufasha. Uratubwira amazina yawe? Murakoze cyane, banyita Nyirandahawe Florence. Inde? Nyirandahawe Florence. Nyirandahawe Florence. Ndabona kadiho ni kose. Twabyinnye cyane. Twagiye tubona ibintu bitwituyeho bidutunguye. Ubu twarahombye kuva bira bintu byatangira. Nta n'amafaranga atanu ndakorera mu kibuga. Duhungira hano hepfo ahantu ho mu myanda. Tubyuka twambaye neza tukagaruka twahindutse nk'amayibobo. Mwababyeyi, umuntu wakoze iki gikorwa Uwiteka muhe umugisha. Nukuri twari tubabaye mu cyahafi bari baduteze uwavuye hano yaratubwiye ngo tujye mu cyahafi twanga kujyayo. Barangije bari baduteze amaso ngo tuzajyayo. Ahari yo tujyayo abo bagaraguye twebwe bari kudugaragura ishuri 1000. Ikintu dubanje gushimira Uwiteka Imana n'uwakoze iki kintu n'umubyeyi wacu Perezida Kagame. Uwiteka muhe umugisha azahora murinze. Imana yohereza abamarayika imugote kuko hatabaye we ibingi ntago byashoboka. Nukuri twebwe turi ababyeyi ni nkaho twihangiye iki kintu cyo kuvuga ngo ducuruza ibishyimbo. Ngende Perezida kandi nawe Uwiteka kuba imbere kuko ntago wigeze uhwema kutatuvugira.
iyo ubona ababyeyi tungana gutya nk'umugenda kuze ndi umubyeyi imyaka 51 tukabyuka tugatahira aho ngaho tuvunikira ingo zacu. Iyi nkunda amahoro niyo yari dutunze, yari itunze benshi, ntago ari nge sinaba ngabonye n'undi kureba. Hari n'abaza baturutse hirya no hino. Hari umubyeyi avuze ko aturuka Kamonyi agategesha ibihumbi 90. Ese nimbaje izo voka ziwe zigapfa, iyo mineke yiwe ku bintu bitunguranye, ubwo murumva ko ibyo bintu bikwiriye? Ku itariki 6 ni nanjye wijyana ibihumbi 500 kwishyura. Ahangaha uri kureba hano muri iyi mbuga, ahangaha muri iyi mbuga ugitanga 500 bahita bavuga ati kabindi na buki, bahita bavuga ngo murafungiwe. Umva rero mwababyeyi mwe, nubwo twebwe abana b'abantu tuba tubona bikomeye, ariko ku Mana biroroshye. Hari ubyoroshya. Twebwe twihebye twateguzwaga ko tuzamara amezi 3 cyangwa 5, bamwe ngo umwaka, ariko Uwiteka yitamuruye n'uwategetse iri jambo. Uwiteka muha umugisha. Nta magambo nari mfite. urakoze cyane. Amutiki nitwa Maria Grace, nanjye ncuriza hara hejuru ndanguza amashazi. Bariya ni abantu dukorana. Ngewe namaze imyaka 5 nzunguza, nitwa umuzunguzayi, nkorera mu muhanda, ariko ncuruza amashaza n'ubundi. Ubwo rero Imana iza kungirira neza, ndaza hano mu nkunda amahoro. Ubu nanjye nari nsigaye ndanguza amashaza. uri umushoramari? Ndi umushoramari. Ubu nanjye nibazaga ukuntu ngiye gusubira mu muhanda, kuko mu cya hafi ni ukuri kuva twajyayo sinigeze nkorera n'inote y'igihumbi, kandi ndi umumama ufite abana 4 bakeneye kurya, mfite urugo. Nkibaza rero isoko winjiramo ntube wakorera n'inote y'igihumbi, ntago ari uko ritari isoko, ahubwo ni ritoya, hari ubucucike. Hariya mu cya hafi birasaba ngo ukorereyo muri bakeya. Abantu ni benshi cyane, ni umubyigano. Umukiriya araza wenda yaba ari nk'uwawe ntakubone, akaguhamagara ati se Grace uri heye ko nakubuze, naguriye abandi nigendeye. Kubera iki? Abantu benshi barabyigana. Rero nshimye Imana, ni ukuri mwakoze cyane nk'itangazamakuru kuba mwatuvugiye, isoko ryacu rikaba ryongeye gukingura. Imana ibamugisha. Dushimira muzehe cyane, ni umugabo w'intwari utureberera, utuma abantu babaho, nibakomeze gusubira mu muhanda, nidukomeze kuba mayibobo. Arakoze cyane, Imana nimuhe umugisha. Ubu akazi kacu karatangiye, ejo tuzatangira gukora. Imana ibahe umugisha. Ubabwire yuko delivery iri mu nkunda amahoro abashu. Ubu ngubu murakoze. Ngewe ikintu navuga, nanashimira u Rwanda rwose muri rusange. Ngende umukarani, navuye mu iduka kwa mabuja bimutse. Ubu uyu munsi nabaye umukarani hano mu nkunda amahoro, nago nahantu batanze. N'umwana uvutse aranze. Ariko papi nagakoze ari mu bitaro. Impamvu mvuga ngo ari muri maternity nuko yabaye umuntu nyine aka kanya. Agomba no kano kana azamenya. Kano kantu akagaga kazatuma amenya. Noneho ikintu navugaga cyane cyangwa ushimira, wakoze cyane, tugufite ku mutima. Buri hari abantu baba batavuze kandi bafite icyo kuvuga, ariko mu by'ukuri ngiye mu buryo bwanjye cyase mu ruhare rwanjye, Imana ishimwe kuba yarakuzanye ikatutuzanira kugira ngo ubashe kutuvugira. So twebwe nyine ndi umukarani udafite koperative mbamo. Nashatse koperative yo kubamo, bakenera amafaranga menshi y'ikirenga, turayabura. Ariko hano ni ahantu hadufasha mu buzima bwa buri munsi, bituma tudasubira mu biyobyabwenge. Ngenda urubyiruko, bituma tudasubira muri za ngeso twakuriyemo kubera inkunda amahoro. Inkunda amahoro ibitsa ubuzima bw'abantu benshi. Ni ukuri kw'Imana, ngiye mpaye Imana icyubahiro. Imana nibyumve ko nyihaye icyubahiro. Ni ukuri Imana turagushimiye kubera ko twitayeho, kandi ushimwe uhimbazwe. Ukomeze uturindire n'urubyiruko n'abayobozi n'ababyeyi bacu, udushigikire. Ikindi uduha amafaranga yacu. Amafaranga yacu muhumure, amafaranga yacu agiye kuza. Abantu bahombye ndagira ngo mbabwire ngo muhumure, Yesu arahari. Uwiteka aratwibukiye. Ubu nibwo mwemeye ko Uwiteka ahari, kandi Uwiteka arahari. Jema Imana icyubahiro, ibyumve ko nyihaye icyubahiro. Impamvu mbivuga ibi bijya kuba nari mfite ubuhamya, ariko Uwiteka wari warabisengeye, wari ko ajya gufungwa.
njyewe ntago nari mfite ubuhamya bwo kuvuga ngo hagiye gufungwa. Njyewe nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo njyewe ubwanjye Mupenda Isakari, mbonye ijwi rimbwira ngo nushaka ubushatsi iyindi job hano hagiye kuba hahagaze mu kaye gatoya. Cyangwa barabirose mu nzozi bahamaze kuhafunga. Se niba narabirose mu nzozi bari bamaze kuhafunga. Hoya hari ibintu biba bikaba nk'impamvu, ariko nukuri dushimiye Yesu. Njye nshimiye Yesu, nukuri nshimiye Yesu, nshimiye Yesu kandi nongeye nshimiye wa mubyeyi we. Imana ijye iguha umugisha kandi igushyigikire mu byo ukora byose. Imana igushyigikire n'abawe bose kandi Imana izaguha ubugingo. Nukuri ndagushimiye kubera yuko hari ibintu byinshi ujya uvuga utanga nk'ubuhamya tukabibona, ariko Imana ijye ikomeza igukoreshe ikurenze n'aha ngaha ikujyane hanze. None ubu tugushaka hanze, ntabwo tugushaka hano gusa, kandi Imana yo mu ijuru ibyumva. aho tugiye kubona Minerval twari twihebye byatuyobeye, mana yanjye ahubwo wakoze cyane kutuvugira. Imana iguha umugisha utugerera aho tutagera. Najyaga nkubona no ku makuru se nzahura nawe gute, nkumva wakuniza ngo nkutume ibintu byatugoye, tumaze igihe tutarya, ahari wenda tuzongera tujye kubera Imana iguha umugisha keretse bikunze tukagushyira mu mugongo. Ni ukuri twumvaga dutaha tutari bubone n'itike, bamwe byaducanze pe, gusa Imana iguha umugisha. Icyizere cy'ubuzima kiragarutse icyizere, wenda tugiye kuba, si wenda ahubwo tugiye kubaho kubera Imana. Twari twihebye, twarahombye, ariko tuzazuka mu izina rya Yesu. Hari ibyanyu byangiritse se? Bikese ahubwo byinshi cyane, twarahombye nta kintu tukigira, ariko tuzongera tubone ayandi mafaranga. Icya mbere ni uko hongeye hagarutse, tukareka kuzunguruka hirya iriya, nta n'ikibanza baduha, n'abo twahasanze bose bari kwirukana. Gusa umva utuvugire udushimirire Kagame, tubwire ati nukuri urakoze, hajya tumufatiye iry'iburyo. Urakoze cyane. So mukecuru ngaho nguna nawe uracyarimo gutara tunjyane. Amajye yemeze bite? Murakoze, nitwa abakiriya bamaze kuza cyane bari babimenye ko abakiriya ntago baramenya ko Inkundamahoro yafunguye, ariko itangazamakuru ikimara kugeraho abari biteze yuko Inkundamahoro yafunze, ubu natwe baramenya ko twafunguye. Ngiye nkorera hano mu Bishyimbo, dufite ubuyobozi bwiza, ari Kagame yaturebereye, Emile nawe yaturebereye. Tukimara kugeraho twese, ejo abakiriya bazaza ari uruva n'urwunge. Twebwe twanze kujya mu cyaha hafi, tuguma hano hepfo mu Gifi. Mu Gifi hano hepfo. Mu Gifi ni hego, haruguru y'amashyirahamwe. Ngo hitwa he? Mu Gifi. Niho mwavugaga mwari mwagiye mu buhungiro? Yego, hari ivumbi, ni ahantu habi cyane, ariko bakitubwira ko Inkundamahoro yafunguye, twazamutse twirukanka, twe twabaye aba mbere mu Inkundamahoro bo mu Bishyimbo. Twaserebuye. Ubu mu Gifi se n'abantu bariyo? Hari abari batuye bahakorera, bahacururiza telefone za okaziyo. Hari abari batuye bahakora bahasigaye. Ubu rero twebwe turishimye kuko twagarutse aho twakoreraga, turanezerewe. Muzehe yakoze, n'abayobozi bandi bungirije Muzehe bose bakoze, baturebereye, na Emile w'Inkundamahoro. Ibyabaye ntabwo bizasubira, turabizi neza ko agiye kubikosora, yakoze nawe arakarama. Mugiye kugira uruhare mu kubungabunga isuku kugira ngo batazongera kwegekaho imiryango? Uruhare twebwe twagira nk'abantu bakorera mu Nkundamahoro, buri wese arasabwa kugira isuku ku ruhare rwiwe, oya kuko twishyura isuku muri rusange, ahubwo abashinzwe gukusanya imyanda barasabwa kuzajya bayijyanira ku gihe, imodoka zigahoraho z'imyanda, kuko nta modoka bafite zihagije zijyana imyanda, kandi dutanga amafaranga ahagije. Inkundamahoro itanga amafaranga menshi. Emile n'ukuri nta ruhare yabigizemo, ahubwo abatwara imyanda induba nibo babigizemo uruhare kugira ngo Inkundamahoro isebe, kuko imyanda niyo yabaye myinshi, biba ngombwa yuko imyanda iyo ariyo yaduteje akavuyo, ariko ubu ngubu turakeka ko bigiye kujya ku murongo. Murakoze cyane. Musore bimeze bite? Wa mubyeyi nshimira pe, baje kubashima nk'igikorwa cyiza muba mwakoze, sibyo? Mukumva ubutabazi bw'abaturage. Nanjye ndi umusheri navuye mu ntara, nza gukora akazi muri resitora.
nakwaga muri shishikara twagiye kuba tugeze nimugoroba tuvuye guhaha twatetse amafi tarapiya n'inyama zose twaguze tugiye kumva ngo badufungiye ngo nta turi bikore ese ngo byagenze gute ngo ni ikibazo cy'amasuku ngo inkundamahoro ngo ifite amasuku makeya se ko twishyura amasuku buri munsi buri kwezi ko twishyura amasuku natwe ubwacu tukaba tugira isuku byagenze bite biradutungura nyine badufungira bataduteguje ariko nyine ubuyobozi burabimenya namwe mutubera ababyeyi nk'umubyeyi Kagame rwose yarahabaye amagambo yagiye yumva abaturage inzara dushonje cyane twabashimira ku gikorwa cyiza mwakoze ko mwongeye kudufungurira tukaba twongeye gukora mwakoze cyane urakoze papi turishimye abona njye ntwara karivayi nanjye ahangaha banana dutwara rivani imizigo turafatanya bikorwa na rino soko kuko n'ubundi soko ibintu bikorerwamo nitwe tubijyana ibicururizwamo tukazana n'ibindi bijemo ubwo rero natwe twari twahuzaguritse hari ahantu batujyanye ku isoko haruguru mu cyahafi hashyashya afande hanyuze kabiri mu gitondo umuhanda wuzuye abantu babuze icyerekezo aratubwira ati rero ubu umuntu ubatse isoko ntabwo yabahaye parikingi mu muhanda n'ingaruka ndabandikira twumva dufite ikibazo cyane turi bwerekeze tugiye kugira amahirwe twumva isoko rivugije akamo batanze itangazo tubibona nuko isoko induru ivuze no kugaruka hanga urabona ndi gupakurura ubuzima bwagarutse ubuzima bwari bwabuze mu minsi 3 yonyine none se rega buriya niba ushinzwe gukorana n'umuntu ucuruza akaba yahuzaguritse yabuze ahantu yerekeza kandi ugomba kumutwarira ibintu nawe yakubuze nawe wamubuze n'ibintu bye byabuze aho bijya cyari ikibazo gikomeye amaparikingi yabuze ahantu ho muri mujyi wa Kigali ni hatoya ahantu hagira isoko rikakwira ni hato cyane ariko dushimye Imana ko itangazamakuru icyo nabonye numvishe amakuru ahantu heshi biragaragara ko itangazamakuru ryabigizemo uruhare bituma inzego zo hejuru zimenya ikibazo uko kiri zibona hari kurengana abantu benshi kandi wenda harabaye uburangare bw'abantu bakeya ariko turashimira Imana ko yongeye kagarura ubuzima mu baturage ubu ugiye ku kandi ubona napakira ni gupakurura aya mbenda yari yongeye kongera pakira ntabwo yarukaga gupakurura twapakiraga mu kavuyo batwandikira KVCS turi mu muhanda na organization yari mu gutwara ibintu n'abantu yari hari kubera rino soko ariko turashima Imana na polisi ubu ngubu akazi kayo karoroshye kuko hari amaparikingi duparikamo tuvuye mu muhanda sawa urakoze cyane namwe murakoze kazi kanyu neza neza abacuruzi bacu bagarutse gucuruza abacuruzi turangiye kinini twabashije dukora mu muhanda twatanye turabazunguzaye bakora mu muhanda turabaganiza tubavana mu muhanda bajya ku rwego rwiza babasha kuza kwikora hano ku iseta ni ibyishimo rero n'umunezero ukomeye kubona bari barahungiye njyanga mu cyahafi ubuyobozi bwacu bwa bafunguriye isoko ku mugaragaro nibyo byishimo ubona bafite kandi bamaze kujya ku rwego rwiza hari igihombo muri iyi minsi 4 bari bahafunze hari igihombo mwahuye nacyo igihombo cyarabaye kuko ibi ni ibintu bipfa ariko leta yarabafashije ibipfa babategetse kubivanamo barabitwara nta kibazo gikomeye cyane cyabayeho bavuze ko hafunzwe kubera isuku nke kandi muvuga ko mufite rwiyemezamirimo mwakoranaga mwishyura amafaranga y'isuku hagiye gukorwa iki kugira ngo ikosa mwaguyemo bagatuma hafungwa ritazongera babifatiye ingamba nziza ko bagiye kubikurikirana natwe dufatanyije nabo dukorana ntabwo bizongera ibintu bagiye kubishyira ku murongo mwiza nta kibazo murakoze papi reka dutere haleluya abantu bishimye umva ni haleluya y'umurambarara ariko ibi ni ibyishimo bisaga imitima nyuma yo kujya mu butayu nk'uko mugenzi wanjye yabivuze twari twarataraye abantu benshi yari amarira menshi ayo bariraga munsi ku bitanda kuri matera bibaza ejo abana bazajya ku ishuri gute bibaza minerivare aho zizaturuka bibaza uko bazishyura amazu abenshi tuba mu bukode abandi ibicuruzwa byabo ducuruza ibintu bibora dore ngibi byaraboze bimwe tubura uko tubigenza twibazaga bimeze gute ariko uyu munsi ibi biravuga ngo siko bizaba ibyo ni ijambo ry'Imana bamutegereza ngo siko bizaba bamutegereza Imana ngo keretse abantu baba mu masezerano nibo bazakora n'iki turashimira Imana uyu munsi
uko biri ijuru iratabaye kandi twari tubabaye twarahombye ariko ibihombo tuma muri iyi minsi tugize bisimbujwe n'ibyishimo ko tugarutse mu rugo. Yes. Ubutumwa ku buyobozi bwabatekerejeho. Buriya abayobozi gufunga si uko babanze ahubwo mu mugani bagira ngo hagire ibikosoka. Ubuyobozi mwabugenera buhe butumwa nyirizina? Icyo navuga reka mvuga akantu gatoya. Hari igihe umuntu akora ikosa, waza gukemura, urabona habaho umubu n'isazi n'ibinyogo n'ibindi bisiba bitandukanye. Yo kimwe ushobora kwisanga mu murima ukakubitisha kinubi kandi ugomba kubitisha agakoni. Ngenda hamya ko ikosa ryabonetse nago bagomba kurihana muri ubu buryo, ku buryo abanyarwanda basanga 3,000-4 bakora mu soko ku buryo bafungira. Nge ntabwo nabyemera ngo nuve nishimye gufata abanyarwanda 4,000 ngo nimugende bakubitishije kinubi. Ikosa ryayi rutoya bari kurihanisha ibi bintu ni mu bikosore hanyuma dukomeze dukore mu bwisanzure. Icyo ubutumwa nagenera ubuyobozi nuko igihe baje bakabona ikosa hano no mu zindi nyubako no hirya no hino mu masoko bajye babanza bagire ubumuntu, bagire amarangamutima, bamenye uwo munyarwanda baje guhana, bamenye ko ari umunyarwanda w'igihugu akeneye kunguka, akeneye gucuruza, bazirikane ko ari n'amakredi abantu baba barafashe abagiye gutikirira aho ngaho, kuko nk'ubu bamwe bagiye gushaka andi makredi kugira ngo ngere bagaruke. Rero ubutumwa n'abayobozi nuko bajya bagira ubumuntu ku bene gihugu bayoboye. Murakoze cyane. Kugeza kuri ubu 5,000 by'abaturage nibyo bibarurwa bishakira ubuzima cyangwa se imibereho umunsi ku wundi muri iyi nyubako y'Inkundamahoro, aho banashimangira ko bagiye kuba umusemburo w'ibyiza icyatumye hafungwa kubera isuku nke kikaba kitazongera ukundi. Ubwo twakubukaga Inkundamahoro rikorera hari hakomeje ibikorwa by'isuku, gusiba ibinogo, gukora imihanda ndetse no gusibura imiyoboro y'amazi mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuzongera gufungwa biturutse ku isuku nkeya. Aya mazi marava hano mu garage muri Sode Parade. Nayangaga tukukarefa kagira ngo ni hano byari kugira ngo amazi aturuka ajye hejuru se byari byatewe n'iki? Ni hano hazi. Ubu nyuma yuko inoti yo muyihinduye ikibazo kirahita gikemuka. Tujya gusamira tuwe nini kirakemuka. Aya mazi se yo y'umukara ava hehe nyirizina? Amwe ava hano mu garage. Uko ntago barimo gukora. Irengana yamo kutukari nayangaga. Ubundi yitimena hehe? Iragenda kamena hano muri hura muri mazi. Kigiye gukemura amazi ay'imvura amanuka muri rigori ayabana ava mu magaraje akasoka agenda hanze. Iyi ya mbere ngo yari yarangiritse hafatanya kama kamye mesha cyane. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi Muzayi Kayibanda Karame nawe warasobanukiwe usigaze kugura akawunga ya Mugurusi. Akawunga ka Mugurusi nange kengura kagati. Reka ugatwara ku mutwe kazana nk'utwaze kuri moto. Oya reka kagawunga kange ntabwo nkavanga n'akawunga kandi. Uguze origin? Reka ndebe. Ayo data we waguye mu bajura. Bagwaye igicupuri. Akawunga ka Mugurusi kaberaho indodo imwe hano. Ayo data we gatonda kabuko bamikire Maria Naru. Ugiye kwica abantu. Nibyo koko abatabizi bicwa no kutabimenya. Bakunzi bakawunga ka Mugurusi namubanze mugenzura neza ka kawunga mutwaye ari original cyangwa se batabupfunyikiye kibiribiri. Urabibwirwa nuko umufuka wanditseho Mugurusi ikindi yanyuze mu rudodo rumwe kundi bari umufuka ukasanga ikirango kibara ry'icyatsi kibisi. Akawunga ka Mugurusi gakorwa na company ya Mugurusi Company Limited ifite icyicaro mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Uragasanga hose mu gihugu. Bindi bisobanuro wowe wakwifashisha nimero y'abakurekera yawe.